Muraho mwese, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Ndabaramukije mwese nshuti za Eugenie Family. Tugeze mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana. Mbere yo kuryumva, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo ubana natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twishyize imbere kugira ngo utubabarire, utwemere nk'abana bawe, kandi utweze udutunganye. Ijambo ryawe tugiye kumva, umwuka wera ridusobanurire, ribashe kuba inkomezi, ribashe kugira icyo rimarira ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Amagambo tugiye kwigana ari muri Yohana igice cya 15. Ntabwo igice turi bukirebe cyose. Ku murongo wa mbere, Yesu ubwe arivugira ati, ni nge muzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ku murongo wa kabiri baratubwira bati, ishami ryose ritera imbuto rikurwaho, ariko iryera imbuto baryanganyaho amahage kugira ngo ryere imbuto nyinshi. Ku murongo waho wa 5 baratubwira ngo, ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge, nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ku murongo wa 7 baratubwira ngo, nimuguma muri nge, nanjye nkaguma muri mwe, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzakibona. Haleluya. Yesu nk'uko yabitubwiye, turebeye ku biti. Nk'ahangaha ndi hari indabo, sinzi niba ndi bukavuneka kankundira, biragoranye kugira ngo kavunike, ariko nashakaga kwerekana yuko Yesu iyo avuga ko ari we muzabibu, tuvuge nk'iki giti, natwe tukaba amashami. Ndibwira ko dukurikije uko bigaragara nagaciye nabi, ishami n'igiti ntawa bitandukanye. Ufashe akababi ukagakuraho ukakajugunya, twose ukaba wadukuraho ukatujugunya, ni ukuvuga ngo aka agati ubwako murabona ko gafite ubusembwa. Ikigaragaza ko rero twebwe na Yesu iyo dufatanije tugira ubwiza, nk'uko ururabo rufite amashami yarwo rwa rufite ubwiza, ndetse n'aka gashami ubwo nagaciye ku giti cyako nyirizina, niyo nagatera kabanza kuma, wenda kabasha kumera, kabasha kuma. Ni ukuvuga ngo rero igiti gishora amazi, gikura amazi mu butaka, kikagaburira amashami, kikagaburira ibibabi. Uko natwe rero niko tubana na Kristo. Iyo dusoma ijambo ry'Imana, iyo turi mu kubana n'Imana dusenga, tuba turi kuvoma amazi ari muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo we aba afite amazi y'umwimerere, nk'uko igiti kiba cyavomye mu butaka kigahereza amashami bikajya no mu kibabi. Ni ukuvuga ngo iki kibabi gifite ubuzima, kirahumeka, ariko biturutse ku giti nacyo cyabashije gukura amazi mu butaka. Yesu Kristo rero atubwira yuko tutari kumwe nawe nta kintu twashobora, ariko aratubwira ati, dusabe icyo dushaka cyose turabasha kukibona. Imana itugirire neza, iduhe kubana nayo, iduhe kuyisenga nk'uko bikwiriye, tuyiyegurire, tuyikomezeho, ubugingo bwacu bwose tubwegurire Imana, kuko ari ntacyo twabasha gukora tudafite Imana, tutari kumwe na Yesu Kristo. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu.